Mayiva wikomeza kungerageza mbabarira wikomeza kugerageza kwihangana kwanjye kuko sinzi ikintu ndi bugukorere. Mayiva ndashaka gufata icyuma nkagutanyura kugeza icyo cyana ntazi aho kiba cyavuye kiza kibangamira imipango yanjye. Nukuri kw'Imana mbabarira ariko Mana yanjye abantu twagurwa koko ariko n'ibintu bitumvikana njyewe ntabwo mbabyumva. Ni gute igihugu kinyitabaza kikavuga ngo uyu muntu ajya aho rukomeye, ajya ku rugamba rukomeye, kikanyitabaza ariko nagenda gato inyana y'imbwa itazi y'umusivile ntanashaka no kumenya ibyayo ikazi ikanyitambikira mu rugo ikagenda ikaruvuyanga umugore ibiki aka ni agasuzuguro n'ukuri kw'Imana. Reka nkubwire Mayiva ibintu twongere kubipfa ntitubivuga n'ibintu byinshi. Niba udashaka ko njyewe mba mubi, niba udashaka ko hagira ikintu kibi nkora nza gukora nkazicuza, mbabarira icyo cyana ugende ugikuremo, sibyo? Tubyumvikane, ugende umukuremo urebe ahandi hantu umubyarira, wamujugunye wamuta, cyangwa se hano hari ingingo ubundi zibarika, sibyo? Urakuramo iyo nda cyangwa se ngende ngushimutishe bakujyana ahantu uzabyare umwana uzaveyo yarakuze ashaka undi muntu mwadobota, kuko njye ntabwo nshaka ikintu cyo kuvuga ngo ngiye kugira umwana, kuko nawe ushyiri mu mwanya wanjye. Njyewe bari kumbwira ndi kwiyamamariza kuba umuyobozi ukomeye mu gihugu, naringize amahirwe yo kuvuga ngo ngiye kuba nanjye ntuje, ntakijya hanze, ntakijya kuri misiyo, ntakijya ku ngamba ibi n'ibiki. Bari kunshaka ngo ngiye nyobore ngira akazi nshingwa karenze ndi gushaka kujya muri minisiteri nkaguka nkagenda nkafata indi ntera, ejo nazanaba na perezida. Noneho mbwira ukuntu najya mu nteko nkajya kuvuga ngo bagiye kuntora ngo ibiki n'ibiki, ariko umugore wanjye afite umwana w'ikinyendaro atwite ku myaka yegera muri 60 na cyangwa se 50 na. Ibyo bintu urukumva bishoboka? Ibyo bintu ntago byakunda, nta n'ahantu byavugwa. Ubwo rero ingingo ni ebyiri. Icyo cyane uragihobuzamo niba bikunaniye mbigukorere. Icya kabiri, niba ibyo byose byanze ubwo ndakurigitisha ubure. Icya gatatu, niba byose rero udashaka ko biba, wowe n'uwo muhungu mwabyaranye, ntabwo nshaka kwinjira muri ibyo ngibyo by'uwo muhungu, nta nubwo nshaka kumumenya, kuko mumenye byaba bibi, kandi ibyo byaba bibi byahita byangiza ubuzima bwanjye aka kanya, byahita byangiza inzozi zanjye nakoreye nashatse kugeraho igihe kinini. Ariko niba ari byo ushaka ko biba nabyo biraba. Noneho mama Ivana bati wambabariye byibura mbabarira irya none, yego narakosheje, ariko umwana wanjye n'umuziranenge, mbabarira ntumukuremo, basi mbabarira ahandi hantu nyohereza, basi mbabarira ubundi se wambabariye njye nzagerageza mbihishe, nzagerageza ubundi ikintu uba witayeho wiri buri gihe ni ibintu by'akazi kawe n'ibiki. Akivuga gutyo papa Iva yahise musingirira muniga, haramuniga undi akavuga ati papa Iva ndekura no kuvuga bigeraho biranga. Papa Iva aravuga ati rero amahirwe ugira namwe rukumbi, nuko byibura ndi kwiyamamaza, nuko ndi kugira ngo isura yanjye ikomeze igaragare neza. Ariko ubundi ubungubu nagakwiye kukwica, narangiza nkajya kukwirega, narangiza nkavuga ko nakwishe, bashaka icyo bashaka kunkora cyose bakagikora. Nta kuntu wambwira ngo ngiye ku rugamba, njyewe ngiye guhagararira ikindi gihugu, ngiye mpagarariye u Rwanda mu kindi gihugu, ni njye muntu bari kuvuga ngo uri kugerwaho, bari kuvuga ngo akazi keza ndi kugakora hanze y'igihugu, mpagarariye u Rwanda neza, ariko urugo rwanjye kuruhagararira byananiye. Ibyo urukumva ari ibintu bishoboka? Urukumva ari ibintu byumvikana? njye nagira kuvuga ngo abana banjye batoze umuco, bitware neza muri sosiyete, batagira ikibazo bambangamiraho. Nawe w'umugore wanjye ubizi ibintu bikenewe byose, ugatinyuka ukajya gutandaraza bakagutera inda. Noneho umukecuru nkawe urukumva ako nta gasuzuguro n'ukuri kw'Imana. Reka ngwizukuri niba wowe wumva udashoboye kwifatira umwanzuro, ukumva utavuga ngo ngiye gukora iki n'iki nk'umuntu mukuru, ubwo rero ndaza kugufatira imyanzuro, kandi niyo ugufatira pe ntabwo iri bugushimishe. Nzi abantu benshi bagusatura iyo nda bakayivanamo nta n'inyoni bimenye, kandi nkagushyira hariya ku buryo nawe utazigera ugira ikintu na kimwe uvuga. Ibyo ngibyo nabishobora, sibyo? Nzakuntu nakugurisha ukagenda ukaba aho ngaho, niba wenda ikibazo uri kwitwaza ndakuze, nshobora gukuramo inda nkapfa nkagira ute, nshobora kugenda nkakuburisha ku buryo icyo cyana kizavuka amezi 9 kikavuka narangiza nkagita, sibyo?
ibyo bintu byose ubimenye, ibi byose birashoboka. Rero aka kanya niwe wo guhitamo ikintu cyiza. Ndi kukubera umwana mwiza, yego ndakumva nyine hari hashize igihe, imyaka 2 wenda tutabonana, birashoboka ko wenda wagiye gucaho hirya ukagera ugakora iyo mahano ntazi, ariko sinjye kunihanganye, ukeka ko ntari umuntu se, ukeka ko ntari mbishoboye se, ukeka ko nta kintu nakeneye kubyara se, ariko nyine igende kureba future. Abana banjye baracyari kwiga, na wenda bamwe na bamwe ntibararangiza, bamwe biga hanze. Icyo gihe rero nimbona ku kazi keza nkagira ute, nanjye niko level y'abana banjye, niko ubuzima bw'abana banjye burakomeza kugenda neza. Wowe ntabyo uri gushaka, uri aho ngaho urasamye gusa, ngende ku ruhandwaniro kugira ngo umuryango wanjye ukomeze ugere ku ntego twihaye, abana banjye bamere neza, umere neza nawe. Ariko wowe ikintu uri gukora ni iki? Uri kungambanira mu basore ntazi cyangwa se abagabo ntazi, urimo uragenda unca inyuma ugira ute byara. Ibyo ngibyo rero ntabwo nabishobora, n'ukuri ko Imana ntabwo nabishobora, unyumve. Rero ibintu bihari ni bibiri. Ubwo urahita ufata umwanzuro, ingaruke nimugoroba wafashe umwanzuro, ninsanga utarafata umwanzuro, ubwo ngenda wifatira, kandi ntugire nta kintu na kimwe nshaka kongera kumva kiri kuvamo. Ndaza umbwira ngo nafashe umwanzuro uyu n'uyu ngo dukwiye kubahiriza. Bitari ibyo ngibyo, ubwo njye nawe ewana haraba intambara, cyangwa se ubwo ngubwo nshaka ukundi kuntu mbyitwarira mu nzira zanjye. Ku rundi ruhande rero twagarutse kwa babyeyi ba John, bari aho ngaho bagiye babona nyine murabizi ko bari gusererana na Aime, nabo bari kurwana ari kuvuga ati byarangiye, ngewe nafashe umwanzuro wo ngomba kwimuka. Bakiri aho ngaho rero John nawe yahise azaza yirukanka, aza afata Aime mu mashati, aramubwira ati wowe ubundi wowe wibonyemo iki, wigize ibiki? Ati utinyuka umugore wanjye ukabimenya ko atwite ntubimbwire. Akimara kubivuga gutyo, Aime yahise yivamo ikintu bita inguma, aramubwira ati ndashaka ko nguha agasopo n'undi munsi utazamenyera, ati utabona nkubaha ukagira ngo wandetse amavi. Ati bro, narakubashye, nagerageje uko nshoboye, ndakubaha, nkubwiza umunwa, ngerageza uko nshoboye, nyine nkugira inama, ariko si icyo wakoze niki, warazumvisha. Aka kanya rero ubimenye, umugore wawe atwite inda yawe, ni wowe yimuteye. Byo ndabyumva ndanabyubaha, ariko aka kanya umenye ko uwo mwana ntawe uzabona ku bw'aka kanya. Ahantu Isabelle ari ni njyewe mpazi, kandi undi muntu uhazi ni Sisto hazi, kandi nawe ntabwo yahakubwira. Ndabizi neza ko atakubwira, kuko arabizi icyo wakoreye Isabelle. Ni igiki cyiza wigeze umukorera? Ni igiki se cye wavuga nyine nk'umuntu w'umugabo wamukoreye? Ntibyarimbaga hagati yanjye na Isabelle, nako hagati yanjye na mushiki wanjye, akaba ari twe tubikora nk'aho ari twe twashatse Isabelle. Wowe n'umuryango wawe, wowe na mama, wowe na papa, nyine mbwira ni iki kintu mwakoreye? Uraza kubumvisha ngo aratwite, ngo birere ibintu ugiye kubigira intambara, wumve nibwo ubaye umugabo, wumve nibwo ugiye gukora inshingano. Bro, shyira agapira hasi pe, nta kintu wakoze, nta nicyo dukeneye gukora aka kanya. Ati none yize ikintu cya mbere, ikintu ngiye kukubwira aka kanya. Isabelle rero waramutaye, ntaho ariho, ntacyo ari cyo, ntaho ari we wamutaye. Ibyo byose bijya kumuta, ntago wigeze wibuka ko yaragutwitiye umwana. Yego birashoboka ko inda ya mbere yavuyemo, ariko ubundi se kuki wumvaga ko niba mwari mwagiye riba abana mwana, reba igihe cyose mwahiriye mugerageza bikanga, mukabyara n'abana bakageraho bakanapfa, wenda bataranavuka. nyine buse n'ubwo bwa mbere byaba bibaye, ntabwo ari bwo bwa mbere mwari mwaragerageje no gusama. Hari igihe cyagezeho biranga mumara igihe. Ati rero ubwo ngubwo nta kuntu byibura niba yaragize n'amahirwe yo gutwitanga inda yavuyemo, ukaza ngo nicyo wagize ikibazo, nibyo bintu wagize ibintu birebire. Ubwo rero papa na mama barakoheje, ntibabikemure, ntibagushakira undi muntu, ntibagushakira undi Isabelle wundi, naho uriya we ntawe uteze kubona, nta n'uzabona. Ndetse n'umwana wawe nakubwiza ukuri ko wenda ushobora kuzamubona, kuko ntawamenya aho abantu bahurira, ntawamenya ko nyine nshobora kuvuga ngo wenda ntuzamubona, uzamubona, ariko icyo gihe uzamubona, uzajya umurebera hirya nk'uko nyine n'undi wese yamurebera hirya. ntanazamenya ku cyo ukora, wenda birashoboka, kuko wenda ngewe aka kanya namaze kubwira Isabelle ko mukunda, ndegereje ko icyo azambwira, ntegereje ko azabyumva cyangwa akabyanga akabyemera, simbizi icyo azabyumva. Nubwo wenda nugira amahirwe azaramuka abyemeye, nabyemera
uzajya witwa anko, humura rwose uzitwa anko nyine, bitwaye ikizi, nzakurerera bro, nzakurerera ntacyo bitwaye, uri umuvandimwe wanjye nzakurerera. Ariko umve nguriye ikigoryi, noneho akivuga gutyo John nawe yarifasha mu kubita ingumi wana barafatana bagiye guserera, papa wabo araza aritambika, mama wabo araza ariko mwabana mwe noneho ibi ngibi mbigire natese, ubu ni urwego mugezeho, ni urwego mugizeho rwo gushwana bingana gutya, muri gupfa abakobwa, muri gupfa abagore. Ahita avuga ati mama, ibi bintu byose nyirabayazana mukuru hano ni wowe, niho wareze nabi, wareze tebe ureba ikigoryi. Ati noneho nawe bimufashamo, ukajya umwumvisha ukuntu nyine ngo ari mukuri, ukajya mwumvisha ukuntu ngo ibiki ibyo bintu byose ngo ukeneye muzi ukuri nk'ibiki. Iyo utajya muri ibi ngibi, ibi byose ntabwo byakabaye byarabaye. Iyo utivanga mu nkundo z'abana bawe, iyo utivanga mu rugo rw'umwana wawe, ntabwo biba byarabaye. Ati rero nawe ni ikigoryi cyo kukumvira. Ati nyine ngaho mujyane, nyine mujyane umushakire uwo Isabelle ashaka, mujyane umushakire iki. Ati ibaze umuntu utatinyuka, utanagira, arifashe. Ati ndabizi wari ukibana na Isabelle. Ati uyo wifata ukajya gutera indaba, erega amakuru mba nyafite mwana, mba nyafite nuko mba nkwihorera. Ati mba nyafite yose. Ati iyo wifata ugatera inda abagore 3 icyarimwe mu gihe kimwe, ati ubundi bumva bizarangira gute? Ubu wumva si ubwo ngubwo ubuzima bubayemo ari ubuye? Ngambwira ngize ukuri. Ati wowe rero, ati niba warashimishijwe no kujya ugenda kumva ko ushaka umwana rero abana bawe barabonetse abo 2, genda ubiteho. Ati riko icyo nzi ko nuko nureba nabi muri abo bana bose uzababura pe, kuko ukuntu nabonye uriya mukobwa mu bana nawe ntabwo ari nka Isabelle, ntabwo ari nka Isabelle wari warifatiye wabwiraga ngo cishwa ha. Ndabizi kuriya nihazamo akabazo gatoya azaguta pe, azaguta. Kandi ikindi uriya mugore w'umusirikare we, ndabihamya neza ko uriya musirikare namara kumenya, aramutse amenye ko ari wowe, akaramuka amenye ko ari wamutereye umugore inda, uri umupfu. Ibyo bibwira byose. Ngaho rero mama nawe papa, mubonye umusaruro w'ibyiza nyine mwabibye, mwareze neza pe, mwareze neza, mwareze umwana wumvira. Ugomba kumva ko nyine ibintu byose muvuze, niba mukeneye umwuzukuru, niba mukeneye ko yirukana umugore we, niba mukeneye ko acira, niba mukeneye karuka nyine nicyo mwarareze. Mwishime mwakoze ibintu bya kigabo. Papa wabonye ibyo nakubwiraga. Igihe rero nari kurwanira ko Isabelle abana nanuzana aguma kwa John, kwa Grafere, mwisi mwarabwiraga ati ndi ikigoryi, kumva ko nta gutekereza ngira. Nizeye ko njye ntanzikara dufitanye, njye nikundira Isabelle. Urabizi ko na mbere hose yari umuntu wanjye, yari inshuti yanjye, mbere yuko ibyo byose binaba, mbere yuko mushwana, Isabelle yari inshuti yanjye. Rero kuba nararebye nyine byibura akaba barateye ahafite, nkareba ko nta wundi muryango afite, nkareba ko nta handi hantu ho kujya afite, nkumva nyine ngewe namwikundira, nkumva byibura njye namamara ku kababaro. Ibyo nizere ko utazabindenganyiriza. John nawe ati ibyo ngibyo uti ni ubundi wowe wajyaga gukunda umugore wanjye ute, ntiwasanga ari nabo bigizemo uruhare kugira ngo dutandukane. Yeme nawe ati njye nabigizemo uruhare, sigenda iso ngenda inyoko bakubwiraga ngo mutandukane, aho njyewe ndi ubwenge bwawe budashyitse, ubwenge bwawe ubundi umutwe wawe umaze umutwe no kwiyogoshesha gusa, ubwonko bwawe nta burimo, urabutiza bukagenda wenda ukagira igihe kinini, cyangwa se ubwonko bwawe ikintu butekereza no kugenda ukajya kuryamana n'abagore ku ruhande bikini n'ukuri kw'Imana. Bro reka mbwize ukuri, aka kanya nanabivuga ndi no gukwiryaho. Niba hari umuntu wigeze gutunga, niba hari umuntu wigeze kubona mwiza wagombaga kuzakubera umugore ushobora byose, ni umuntu bita Isabelle. Ariko ikibazo ni kimwe, sinzi ahantu warebaga, sinzi ikintu ababyeyi bawe barebaga. Njye nageragezaga kubiguhatira, nageragezaga kubigushyiramo, ntitaye kuko wenda nanjye wendaga numva hari ikintu, numvaga hari connection wenda zishobora kuba zinkurura kuri Isabelle. Ariko aka kanya ndakeka utajya mu bantu uvuge ngo natumye urugo rwawe rushwenyuka, ngo natumye iki. Niho rwisenye. Nagerageje kukubakira, ngerageza kukugira inama, nkagerageza kugarura Isabelle mu rugo iwawe, ntitaye ko ngiye mukunda, ibyo byose narabyirengagizaga man, narabyirengagizaga nkavuga ati byibura uno muntu ni mwiza, aberanye na bro, ni umuntu nyine wakubaka umuryango. Ibyo byose narabigerageje man, narabigerageje, ntacyo narwaniriye urukundo rwawe mu gihe wumvaga nyine udashaka no kururwanirira. Ibyo byose narabikoze. Icyo wampembye ni iki se? Si ukuza ukankubita, si ukuza ukantuka, ununika kanyine utangiye kuncira. Bro nta kibazo, ibyo wanshinja byose naba ari njye nagusenyeye urugo, naba narabigize nte,
icyiza cyo umenye ko njyewe na Isabella naramuka nyemereye pe, naramuka byemeye ebana tuzakundana, kandi nizere ko bizagushimisha, ndetse nitugutumira no mu bukwe uzabutahe, ndetse n'umwana wawe pe nujya umubona uzajya ugenda uvuga ati nyewana ndi tonto mwiza, ndi nyine ndi umuntu uzawe, ndi umuwonkere mwiza nyine utagize icyo atwaye, nta kindi nakwifuriza. Twagarutse rero kurera rwa ruhande rwa wa mugabo papa Iva ndetse na mama Iva. Papa Iva yaratashye ahita ahamagaza umugore we aramubwira ati na n'ubu nturatekereza uko bimeze. Noneho umugore we aravuga ati n'ukuri ko Imana basi mbabarira ibi bintu tubyihorere. Ewana yahise mufata itavuga ati noneho sasa rero ndabona we gutekereza byakunaniye, reka nzi nkwereke ikintu nikore. Yafashe inda rero, nako yafashe icyuma neza gitunga kuri yanda. Reka rero dusoreza agace kaca ahangaha. Ese papa Iva arakora iki? Ese inda biraza kugenda gute? Ese John we biraza kurangira gute? Ntakundi amatsiko usigaranye yarashe, uretse ko kurikirana kandi gace ko butaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.